mbasuhuze rero mwese mukurikiye TV10 nkuko musanzwe mubizi mucyumvira yananga muhita mumenya ko amakuru ya sinema ari yagezemo ndetse mugahita mumenya ko PARU yinjiye muri studio. Reka rero kubakurikiye 10 tonight by'umwihariko mbabwire ko uyu munsi turi buze kwibanda cyane ku makimbirane yagiye avugwa cyangwa se feuds zagiye zigaragara cyane hano muri sinema, atari hano mu Rwanda ariko muri Hollywood. Amakimbirane yagiye abaho ndetse wenda birashoboka ko dushobora kuba twara yadreshe cyangwa se twarayavuzeho mu biganiro byacu by'ubushize cyangwa se hashize, ariko uyu munsi turi buze kuko iyo hashize igihe hari bigenda biba developer byongera bigaragara byongera bigaruka byongera banyira amakimbirane babivugaho ibintu nk'ibyo. So turi buze kubigarukaho, turi buze kuvuga ku byavuzwe mu ma award ya muri komite ya Globe Award, ndetse turi buze kuvuga kuri turi buze kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu Muhire Jean Claude, ni umuproducer turi buze kuba turi kumwe mu kanya tukaza kuganira nawe byinshi mukazakora. Reka rero mbere yuko wenda nkomeza n'amakuru yanjye tubanze turebe kano ga trailer turagaruka dukomeza n'amakuru. Call me on my cell phone. Guys, we're on right now. No? Stop. I need big shows, big ideas. Hey, I have a big one with Clay Calloway. Whoa. You know Calloway? Clay Calloway is a recluse. No one's seen him for 15 years. I'll give you 3 weeks to get this show up and running. I won't let you down, sir. Better not, or I'll throw you off the roof. There's nothing holding me back. I have dreamt of performing in Red Shore City since I was a little kid. There's nothing holding me back. This is Red Shore City, not your little local theater. He's freaking me out. Tippy toes. I don't see your tippy toes. This is my daughter, Portia. She wants to meet Calloway. Big fan. My sister is on her way to meet him right now. Wake up! Wake up! Run, rush, and put a little makeup. Makeup. I discussed the fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Your destination is on the right. On the right. Okay. There's nothing holding me back. If you could just give me some dance lessons, you would be saving my life. How do I know that you're not a weirdo? How do I know that you're legit? Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. I knew you were a weirdo. Playback. He says that she's never afraid. And here she is, the star of our show, Rosita. Oh my gosh. Can I try? No. Girl, it's a fire! She's afraid. She'll never be able to play the part. Maybe this is for the best. I'll write you another part, Rosita. There he is. Clay Calloway? Go away. Don't you miss the music? You just need to play again. No, I can't. I haven't even heard one of my songs in over 15 years. And for good reason. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. It's okay. But I still Your songs will carry you. haven't found Just sing. what I'm looking for. There's only one way left to go, and that's Dream big dreams. That's what I always said, right? There's always a choice. Just never have the guts to make the right one. got the robot activating piggy power. Beep beep boop boop. Yes, iyo rero yari trailer ya filime animation cyangwa se filime ya cartoon
yitwa Sing, ikaba ari igice cyayo cya kabiri. Kubabonye igice cya mbere ndabizi ko mwayikunze, iki cyari igice cya kabiri rero cyayo, nayo muitegereze iri hafi kuza mukanya. Reka rero amakuru yacu nyatangire hano mu Rwanda, nihanganisha cyane umuryango wa Mukeshabatware Dismas uherutse kutuvamo mu minsi ishize. Ni jewe ndimo ndabivuga nk'umusineaste, ndimo ndabivuga kuri kote ya sinema. Ndabizi ko yababaje ingero nyinshi zitandukanye z'abantu, gusa ubu ndi kubivuga nka community ya sinema cyangwa se nk'umuryango w'abasineaste. Ni igihombo gikomeye ku muryango w'abasineaste tugize, ku muryango wa sinema nyarwanda tugize. Ndabizi neza ko yari umwe mu barejande dufite b'abakinnyi ba filime, ariko Imana yamukunze cyane kuturusha, niko bajya bavuga. Reka rero dukomeze twihanganishe umuryango wa Dismas Mukeshabatware, tubwira tuti nyamuneka mukomere, mugire kwihangana. Nihanganisha ndetse n'umuryango w'abasineaste wose mu Rwanda, mugari w'abasineaste mu Rwanda. Nihanganisha n'umuryango mugari w'abanyarwanda bose, kuba mukundaga, kubakundiga ibihangano bye, ndetse no kubarebaga filime ze, ndetse n'amateatre ye, kubayumvaga, kubakundaga amapiblisite yiwe. Twese twihangane, dukomeze kwihangana nk'umuryango mugari w'abanyarwanda. Reka rero amakuru yacu nyahere, nari nababwiye ko turi buze kuganira kuri feuds cyangwa se ku makimbirane yagiye avugwa cyane muri Hollywood cyangwa se mu ruganda rwa sinema muri Amerika. Aha ngaha ndi buze guhera kuri feud cyangwa se ku makimbirane ya Vin Diesel ndetse na The Rock. Aba bagabo na abantu bakomeye, bafite amazina azwi, bafite amazina akomeye cyane kuri iyi si. Abagabo bakaba barahuriye muri filime ya Fast and Furious ya gatanu, akaba ariho The Rock yinjiriyemo, muri Fast 5 akaba ariho yinjiriyemo, ariko biza kurangira bivugwa ko ari nayo mpamvu wenda bashobora kuba abantu bataramubonye mu hari amafilime niba nibuka neza nk'umunani ashobora kuba atarayigaragayemo, cyangwa se 9 niyo atagaragayemo, simbyibuka neza, ariko hariho filime byageze aho birangira bavuga ko hariho amafilime atazagarukamo. Ari nayo mpamvu habayeho gukorwa icyo nakwita nka spin-off yabayeho, ariho hakozwe Hubs and Show. Iyi filime rero ikaba yarakozwe mu buryo, uretse no kuvuga ngo abacteurs bari bamaze kuba benshi, bafite amazina menshi, bakavuga bati harimo amakarakteri amwe namwe ari kugenda ryamira andi makarakteri, ariko banabikoze mu buryo bwo kuvuga ngo ntago turi gushaka kuruzinga iyi character cyangwa se uyu mukinnyi, kandi hari ubundi buryo dushobora kumukoreshamo agatanga umusaruro. Biza kurangira rero abantu benshi bari kwibaza ese Vin Diesel na The Rock bapfuye iki, cyangwa se na Dwayne Johnson nyine bapfuye iki, kuba muze nka Dwayne Johnson cyangwa se The Rock bapfuye iki. Abenshi batabivuga kimwe, aba bagabo ntago bari barigeze bagaruka kuri aya makimbirane, cyangwa se ntago bari barigeze ubwabo bivugira kuri aya makimbirane, uretse gusa nako post ya Instagram Vin Diesel yagarutseho avuga ati mu gihe muri buze amasene mutari buze kumbonamo muri Fate of Furious, cyangwa se mukabona nshobora kuba ndi kwactinga mu buryo buri bizarre, ntimugire ngo hari ikibazo cyabayemo. Gusa ntiyerura. Abantu benshi bahise babigaruka rero bavuga bati uko byagenda buriya, kubera ko Vin Diesel ariwe mu producer wayo, wari mu producer wayo, baravuga bati uko byagenda kose ashobora kuba afitanye amakimbirane na Vin Diesel, ndetse n'abari kuri set bagenda babivuga ku buryo bwinshi butandukanye. Gusa Vin Diesel nawe ejo bundi yaje kubyadressa avuga ko ariko ubwo hari nyuma yuko bamaze kwiyunga, cyangwa se bamaze kumera nk'abiyunze, hari nyuma yuko bavuze bati Vin Diesel, ikibazo cyawe na The Rock cyari cyaraturutse kuki, cyangwa se cyari cyaratewe n'iki. Aravuga ngo jewe nk'umuproducer nakora ibyo nshoboye byose kugira ngo igihangano ndi guproducinga kigende neza. Ati rero ikibazo cyari cyarabayeho nuko kubera izina yari afite rikomeye, ubwo yavugaga The Rock cyangwa se Dwayne Johnson, kubera izina yari afite rikomeye ntabwo yabashaga kumva amabwiriza yanjye ndimo ndatanga, kandi ntago nanjye nari bushobore gukomeza kugendera mu nzira ye ngo abikore uko abishaka, kandi ndi umuproducer w'iki gihangano. So niho habayeho kumera nkaho habayeho gutandukana, ariko akavuga ko
adashidikanya kuri performance ya Vin Diesel nako ya The Rock cyangwa se ya Dwayne Johnson, adashidikanya kuri performance ye, ahubwo ko ashobora kuba we yarabishakaga ubundi buryo butandukanye nuko Vin Diesel yabishakaga. So bivuga ngo rero hakoze nyine ububasha, kubera ko Vin Diesel ariwe wari ufite ububasha icyo gihe bukomeye buremereye kurenza ubw'umukinnyi, hakoze ububasha ariko stiliza gusanga n'ubundi muheba, baravuga batereka dukore spin-off yabo we na Jason Statham. Iyi rero gusa mu gihe Hobbs and Shaw yabagaho, aya makimbirane bagerageje nk'abayadetesa, baravuga bati reka dushaka uburyo aya makimbirane twayahosha, kugira ngo kubera ko nubwo wenda Fast and Furious utakirimo ariko uri muri spin-off ya Fast and Furious, bivuga ngo ntago dushaka ko tuba amakipe abiri, dushaka ko tuguma ari ya kipe imwe ariko ikora wenda ibintu bitandukanye. Amakimbirane yayo baza kuyahosha, kubera ko na nyuma yuko The Rock aje kugirira ubukwe, Vin Diesel yaje kumuha congratulations, yaje kumubwira ati rwose uze kugira ubukwe bwiza, ndetse na nyuma yaho aza kumubwira uburyo umugore wari umwana mwiza, aza no kuvuga ko iwe mu rugo kwa Vin Diesel abana be bamwita ngo ni Uncle Dwayne. Nyine ubwo bavugaga kuri Dwayne Johnson, bakavuga ngo iwanjye mu rugo mutagira ngo amakimbirane yacu arakomeza no hanze y'akazi, iwanjye mu rugo abana baracyamwita Uncle Dwayne. So nyuma yaho rero Dwayne nawe yaje gukora aka video ari muri gym, abwira ashimira Vin Diesel kuri izo congratulations yari yamuhaye, anamubwira ati kandi byanshimishije ko kuba nzagaruka muri Fast 10. Ni uvuga ngo kuba ashobora kuba atari muri Fast 9 ntago bivuga ko atazagaruka muri Fast 10. Yabivuze mu buryo bwo gutebya, ndetse abivuga mu buryo bumeze nkaho ariko n'ubundi franchise yabo igenda ibigaruka, bavuga ngo inzira zose murabizi aho zishyira zirangirira. Atubwo rero tuzahura Vin Diesel tuzongera guhura muri Fast 10. Reka tubanze turebe kano ka video ka The Rock ashimira Vin Diesel, turagaruka mu kanya. Man, I just want to say thank you guys so much. You have officially made Hobbs and Shaw not only a massive global success, as we just crossed $750 million at the global box office, but also you helped enable a build out and an expansion of the Fast and Furious universe. So I want to thank Universal Studios for being such tremendous partners. I want to thank my cast, my filmmakers, my directors, my producers, for all the tremendous effort that you guys gave, the relentless effort, push this thing uphill to make it a big hit. But also, lastly, but not least, I want to thank Brother Vin for your support of Hobbs and Shaw. I saw your post, and I appreciate it. Lauren and I appreciate the wedding. Congratulations. We send love right back to you and Paloma. It was a very classy post, and I appreciate it, brother, as you know, and what a wild ride this is, and what a wild ride this has been. 10 years ago, when you and I spoke and you invited me into the Fast and Furious family. I'm grateful for that invite, and as you know, my goal was always, all these years, to come into the Fast and Furious world and help elevate the franchise in any way that I possibly could. If I could do that, then I've done my job. And now here we are 10 years later, this massively successful build out and expansion. We did it the right way. We did it the smart way. And again, brother, I appreciate your support. And of course, all roads lead to one thing. I'll be seeing you soon, Toretto. Ati I will see you soon Toretto. Bivuga ngo yakoresheje izina rye akoresha muri filime, yakoresheje izina rya character akoresha muri filime. Ibi byaro kutwereka ko azagaruka n'ubundi muri franchise ya Fast and Furious. Bivuga ngo nubwo iyo spin-off yabo ikiriho ari ya Hobbs and Shaw, ariko aracyagaruka, azagaruka muri Fast and Furious. Reka tuzategereze rero turebe, nkuko nababwiye hasigaye ibice bibiri byonyine kugira ngo Fast and Furious irangire igere ku musozo. Reka tuzarebe noneho Vin Diesel icyo nako The Rock, Dwayne Johnson icyo azabaje gukora muri Fast and Furious zizaba zikurikiyeho. Twihuse rero reka duhite tuvuga kuri ku makimbirane yavuzweho nanone cyane, cyangwa se ku makuru yavuzweho cyane ku mugabo bita Quentin Tarantino. Uyu mugabo twamuvuzeho ku cyumweru gishize tuvuga ko ashaka kuritayaringa akava muri filmmaking, akava ku mwuga wo ku directing. Akavuga ati jewe nabasezeranyije ko nzakora filime 10 zonyine, kuri filime 10 hasigaye filime imwe, iyo nirangira sinzi niba nzongeraho indi cyangwa ebyiri, atariko ndimo ndapanga kuritayaringa nkava muri uyu mwuga wa cinema. Uyu mugabo rero
twigeze no kubabwira ko Ubushinwa bwari bwarabaninze filime za Quentin Tarantino bitewe nuko muri filime aherutse gukora ya Once Upon a Time in Hollywood yagaragajemo cyangwa se yameze nk'utuka cyangwa nk'usebya umurejande w'Umushinwa ariwe Bruce Lee, aho yakinaga akubitwa ndetse akubitwa mu buryo budasobanutse. So gusa uyu mugabo nta kintu higeze abivugaho, Quentin Tarantino nta kintu yigeze avuga kuri ibi bintu, kubera ko gusa nubwo yahombye isoko rinini cyane ry'Ubushinwa, ariko nta kintu yigeze abivugaho kugera nta kintu yari yakabivugaho kugera uyu munsi, uretse ko mu minsi ishize yabigarutse bamubaza ati kose ko bavuga ko wasebeje Bruce Lee, point of view yawe ni iyi, wowe ubivugaho iki nk'umuntu wakoze iriya filime, nk'umuntu wayanditse akanayidirectinga, ubivugaho iki kuri iriya filime? Avuga ko yabanje gusoma amateka ya Bruce Lee ndetse n'amateka, kuko hariho amakaragiteri amwe n'amwe atari fiction muri iriya filime, ari amakaragiteri ya nyayo yagiye abaho. Hari nayo yahinduriye amazina, ariko mu by'ukuri ari kuvuga kuri karagiteri zabayeho mu buzima busanzwe. So uyu mugabo rero yavuze ko amateka azi kuri Bruce Lee ari uko Bruce Lee atakundaga aba stunt double cyangwa se aba stuntmen, babandi usanga aribo bakora imirwano yose mu gihe isura iri buze kugaragara ariyo mukinnyi runaka. Ugasanga ni urugero, niba tuvuga tuti Jason Statham, ntimunyumve nabi, abakinnyi bamwe na bamwe bajya bikorera ama stunts yabo nka Jackie Chan, Jason Statham nawe ajya akora stunts ziwe, n'abandi benshi bagiye bakora Tom Cruise ajya akora stunts ziwe, ariko hari stunts, hari aho bigera bakavuga bati uyu nguyu yaramutse agize ikibazo agakomereka muri filime twaba duhombye kubera ko twahagarika shooting kuko niwe ugaragara kuri screen. Bakavuga bati reka dushaka undi muntu aza akora ibyo yagombaga gukora, akora stance yagombaga gukora, narangiza uyu nguyu yaze ahakenewe isura honyine. So abo bantu rero kubera ko stance nyinshi zabaga ari izama action zo kurwana n'iki, abo bantu Quentin Tarantino akavuga ko Bruce Lee atigeze abaha agaciro n'umunsi wa rimwe, ndetse akavuga ko ku bantu bajyaga bakorana yakundaga kubaserereza akanabiyenzaho, avuga ati ubwo nkamwe muri aho ngaho murimo murakora gusa ngo ibyo twebwe tubashije, twebwe ibyo twagakoze murimo murabikora ku mafaranga make cyane, ariko akaba ari twebwe tuba abastar kandi ari mwebwe mwakoze ibintu byinshi. Mbese akavuga ko yabiyenzagaho cyane kuri set yiwe, ndetse akabereka ko abasuzugura cyane. Yatanze urugero rw'abagabo nka batatu basuzuguraga aba stuntmen cyane, ariko ntago wenda turi buze kubavugaho, turi buze kuvuga kuri Bruce Lee kuko ari naho habaye ikibazo. Azavuga ko rero ati jewe ndabyumva umukobwa we kunyanga, ati kubera ko ni papa we yagomba kunyanga, yagomba kumvuga nabi, atariko abandi bose muvuga ibyo ngibyo ngo nasebeje Bruce nagize gute, nuko mutazi amakuru cyangwa se mutazi amateka ya Bruce Lee, cyangwa se mutazi uburyo Bruce yari ameze kuri set. Niyo mpamvu mushobora kumvuga gutyo. Undi wese udafite isano, udafitanye isano na Bruce Lee, ntago nshobora kumva impamvu waba uri kuntuka, kubera ko icyo gihe byerekana ko utazi amateka. So uyu mugabo rero nuko yavuze, avuga ko uburyo iriya scene Bruce Lee agaragaramo akubitwa ari scene mu by'ukuri yanabayeho, atari scene iri fiction, ari scene yabayeho ko yigeze navuga guhangara umugabo wabayeho mu bihe bya nyabyo. Gusa muri iriya filime aba yitwa Cliff, akinwa na Brad Pitt, aba yitwa Cliff, ariko uyu mugabo akaba yarabaye ho mu buzima busanzwe, nubwo atitwaga Cliff yamuhinduriye izina mu buryo bwa security. Ndetse avuga ko uyu mugabo yarwanye intambara y'isi, aza kuba yaranakoraga nawe martial art, akaba yari umu martial artist, ariko akaba yari umuntu bakonsideraga nk'umwicanyi. Bavugaga bati uyu nguyu ntago ari wa muntu warwana intambara zo muri ringi, ni wa muntu ubwira ngo turwane hagati yanjye nawe hasigara umuntu umwe, urumva. So ku buryo niyo scene baba bakinanamo na Bruce Lee, ni scene Bruce Lee abanza kuvuga amagambo menshi cyangwa se abanza kuvuga amagambo menshi asebya ababoxeri b'abanyamerika, avuga ati biriya byo kujya muri ringe bakarwana nk'inyamaswa bakajya guteta, biriya ntago ari siporo. Ati umuntu ndetse umwe aza kumubaza atari ko se uwaguhuza na Cassius Clay, mbibutse ko niko Muhammad Ali yitwaga, amazina ye ya nyayo yitwaga Cassius Clay, amaze kuba umuyisilamu
nibwo yakuyeho Cassius Clay yitwa Muhammad Ali, ariko mbere yitwaga Cassius Clay, ni nako yavutse yitwa Cassius Clay. So icyo gihe rero muri izo za 69 na kangahe niko bamwitaga Cassius Clay, bamubwira bati tuguhuje na Cassius Clay ninde watsindiye di Bruce Lee, akamubwira ati ntago nubundi bizakunda ko twahura atari ko duhuye namugira nabi. Uriya mugabo rero reka tubanze turebe akavideo gatoya k'iyi scene, ubundi turagaruka dukomeza n'amakuru yacu. Gusa icyo nashaka kubabwira ni uburyo uyu nguyu Quentin Tarantino yavuze ko impamvu yakoze iriya scene, avuga ko bitari uburyo bwo gusebya Bruce Lee, bwari uburyo bwo kuvuga amateka y'uburyo Bruce Lee abantu bose bamubona kuri good side, ariko mu by'ukuri akaba yari afite n'andi mateka atari meza cyane kuri set. Reka mbareke rero mureba akavideo, turagaruka mu kanya n'amakuru yacu. You stand in front of a guy and you just want to let him have it. But you can't. So you got to do this play-acting patty cake version. Cassius Clay, Sonny Liston, Joe Louis. The colored boxer, not that white kickboxing asshole. They do what they need to do to win. They unleash as much punishment as they have to defeat the other guy. But in martial arts tournaments, I do to win what they do to win. I unleash all my power. I kill people. Well, if you fought Cassius Clay, who would win? Well, that would never happen. But if you did, what do you think would happen? I'd make him a cripple. Hey, you. What's your name? Me? Yeah, you. My name's Cliff. I'm Rick Dalton, stunt double. Stuntman? Yeah. You know, you're kind of pretty for a stuntman. That's what they tell me. So, did I say something funny, stuntman? Yeah, you kind of did. What's so funny? Look, man, I don't want any trouble. I'm just here to do a job. But you're laughing at what I'm saying. But I'm not saying anything funny. So what do you think is so funny? What I think is... you're a little man with a big mouth and a big chip. And I think you should be embarrassed to suggest you be anything more than a stain on the seat of Cassius Clay's trunks. Brother, you're the one with the big mouth. And I would really enjoy closing it, especially in front of all my friends. But my hands are registered as lethal weapons. That means we get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. And I think all that lethal weapon horse shit is just an excuse so you dancers never have to get in a real fight. Okay. How about a friendly contest? No punching in the face. 2 out of 3. Who puts who on the ground first? Nobody tries to hurt nobody. Just who ends up on their butt. That's a great idea, Kato. You know, Bruce, that guy's kind of famous. That guy? For what? Killed his wife and got away with it. That guy? That guy. Not bad, Kato. Try that again. Yes, iyo ni video rero yo muri Once Upon a Time in Hollywood. Iyi akaba ari video yerekana Bruce Lee akubitwa, abashinwa batakiriye neza na bukeya, ari nayo mpamvu babaninze cyangwa se bavuze bati nta filime ya Quentin Tarantino yemewe kongera kurebwa mu Bushinwa. Wenda iki gihano gishobora kuzavaho, nubwo wenda gishobora kuzavaho yaravuye muri filime, kuko nawe ari kuvuga ko ashaka kuva muri filime. So
gusa uyu mugabo we yasoje avuga ko mu by'ukuri adefanda avuga ati biriya jye navuze ni ibintu byabayeho, ati Bruce Lee ni umuntu washoboraga kurwana muri ring akaba yagutsinda kubera ko afite tekinike runaka, atari ko Bruce Lee nuriya bakinnye Cliff nubwo atari ko yitwaga Hal mu buzima busanzwe, akavuga ati Bruce Lee na Hal iyo baza guhura mu buzima busanzwe bitari ukuvuga ngo bahuriye kuri seti kuko wenda umwe ntiyashobora kwica undi bari harimo ikibazo, avuga ati iyo Bruce Lee na Hal baza guhura mu buzima busanzwe, Hal we yari umwicanyi ari nabyo yatojwe, ntabwo Bruce Lee rwose yari standing a chance cyangwa se ntabwo yari afite amahirwe yo gusurvivinga umurwano we na Hal. So ibyo ni byavuzwe na Quentin Tarantino. Gusa reka tuhite tunyarukira ku bihembo bya Golden Globe. Golden Globe akaba ari ibihembo nabyo bikomeye cyane kuri iyi si ndetse no muri Amerika. Ibi bihembo rero bikaba bari bamaze kumera mu minsi ishize cyangwa se mu bihe bishize twigeze kuvuga ku buryo abantu bavuga kuri Oscars bavuga ko harimo ikibazo cya diversity, nta birabura benshi bagaragaramo, ndetse Oscars iza guhindura n'amategeko yayo, iza gushyiramo ndetse no muri komite iza gushyiramo abirabura, iza kwemerera amafilime menshi y'abirabura kujya yatendinga. Iyi Golden Globe nayo rero ikaba yari ifite icyo nakwita nk'umuziro yuko filime z'inyamahanga zitari mu cyongereza zitari zemerewe kwatendinga izi award cyangwa se bino bihembo. Ibi ngibi bikaba byarakuze cyane umwaka ushize ubwo filime yitwaga Parasite yo mu Buyapani yo muri Korea niba mbyibuka neza, filime yitwaga Parasite yo muri Korea bayangiye kwatendinga. Iyi filime biza no kurangira itwaye igikombe gikuru muri Oscars, kubera ko muri Oscars bayemereye kwatendinga, biza kurangira itwaye ibikombe 4 harimo n'igikuru aricyo Best Picture muri Oscars. Ariko iyi filime yarangiwe kwatendinga ibihembo bya Golden Globe. Ndetse si iyi filime gusa kuko na Minari, filime yitwa Minari nayo yangiwe kwatendinga ibi bihembo bya Golden Globe. Biza kurangira abantu benshi babivuzeho kwinshi gutandukanye, ndetse n'abastari bagiye batandukanye nka Tom Cruise na Scarlett Johansson nawe babivugaho ku buryo bavuga bati ntabwo ururimi rwakabaye bariyeri muri art. Iyi ni art dukora, ntabwo tuba tugiye kwigisha ururimi, iyi ni art dukora. Umuntu mutavuga ururimi rumwe mushobora kumvikana bitewe n'ibyo ari gukora ukabimenya ngo ibi yakoze ibi cyangwa yagenze biriya. So komite rero y'ibi bihembo bya Global Award bya Golden Globe bikaba yavuze ko iri tegeko ry'uko filime itavuga icyongereza itazajya yatendinga ryakuweho, ndetse ibi ngibi ikaba yabivuze, ikaba hashize igihe bivuze, ariko abantu benshi bakavuga bati ntabwo twizeye ko, kuko tujya twumva abantu bafite imyanzuro ariko ntishyirwe mu bikorwa, ntabwo twizeye ko bari bavuze ngo bazareba uburyo iri tegeko barihindura. Baravuga bati ntabwo twizeye ko ibintu bizahinduka. Gusa haje gufatwa umwanzuro uhagarariye Golden Globe, aravuga ngo iri tegeko rikuweho, amafilime yose atavuga icyongereza yemeye kwatendinga, kandi avuga ko kubera ko Netflix ndetse na WB cyangwa se Warner Bros bari bavuze ko niyo iryo tegeko ryakurwaho bo nta filime zabo bazongera kohereza muri Golden Globe, kubera ko ntago bizeye ko bizahita biba efficace. So umuyobozi w'iyi Golden Globe rero w'ibihembo bya Golden Globe yatangaje ko iri tegeko rigomba guhita rishyirwa mu myanzuro ku buryo umwaka utaha nako mu bikorwa ku buryo umwaka utaha filime zitavuga icyongereza zemerewe kwatendinga. Akavuga ngo mu by'ukuri koko ntabwo ururimi rwakabaye bariyeri mu gihe turi gukora art yo kumurika isi tubayemo cyangwa se isi nshya. Birashoboka ko abantu bakumvikana mu bundi buryo. Ibi rero ni ibintu byashimishije abantu benshi cyane, kubera ko nyine ururimi rwari rukiri ikibazo. Bavuga bati twebwe ntabwo turi gushaka gukora filime zizumvwa n'abantu bacu zikanumvwa n'abantu banyu, ariko bitavuze bidasabye ko turi bukore filime ziri mu cyongereza, kuko nureba nk'umubare munini uri mu Bushinwa uraza gusanga umubare munini utavuga icyongereza. Kuvuga ngo ukoreye filime mu Bushinwa ugiye kuyicuruza muri Amerika gusa, ntabwo ibyo bintu byaba bifite sanse Abashinwa batazayireba. So icyo kintu rero ni ikintu cyashimije abantu benshi. Nanavuga ntubu uko byagenda kose ubu
na filime nyarwanda mushatse mwatangira kubyigaho mugatangira kuzijyanayo, filime zanyu ziri mu kinyarwanda mushatse mwatangira kubyigaho mugatangira kuzijyanayo. Icyo bagusaba gusa ni karite wenda n'izindi criterias ziri baba bafite, izo mwazishakisha mukareba filime zanyu mukazijyanayo. Uyu munsi abanyarwanda hari ukuntu twari tumeze nk'abipasa muremure, nk'abari kwipasa muremure, tuvuga tuti turimo turashaka gukora filime zimeze gutya, zijya gusa n'iz'abanyamerika, zijya gusa n'izifite uburyo zifitemo tekinoloji cyangwa iki, ariko twabikoraga kenshi mu buryo bwo kwatarakitinga abanyamahanga. Twabikoraga kenshi mu buryo bwo kwerekana ngo natwe ibi turabibashije, reka twereke n'abandi ko tubibashije, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo byakabaye ngombwa, nta nubwo byakabaye ikibazo, kuko dufite story nyinshi cyane hano mu Rwanda dushobora gukora mu buryo bwacu bwa kinyarwanda kandi tukazikora neza, zikagaragara neza, zikumvikana. Ari nayo mpamvu abantu bagikritika sinema nyarwanda bavuga ngo biriya ngo niki, nuko abenshi batubonera mu ndererwamo ya Hollywood cyangwa se n'izindi industries za sinema basanzwe babona, cyangwa se natwe twakuyeho ubumenyi. Ariko ntago ari uko byakagenze. Sinema nyarwanda nyine ni sinema y'abanyarwanda igomba kuvuga ubuzima abanyarwanda babayemo, uburyo bigenda. Niba umuntu ashutingiye mu nzu ntoya, iyo nzu n'ubundi izo nzu nizo dusanzwe tubona hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, nizo dufite, nizo zo gukoreramo zihari. Ntabwo uzajya gushutinga umushomeri ngo nurangize ubuzima uri kuvuga ubuzima bw'umushomeri ngo nurangiza umujyane muri kadastre mu nzu y'akataraboneka ngo kugira ngo ugire ishusho ryiza. Icyo gihe ishusho ryawe na story yawe bizaba bitandukanye. So reka rero iki ni ikintu cyo kwishimirwa, mvuga nti abanyarwanda nabo ubwo batangira kureba uburyo amafilime yabo yaba ari mu kinyarwanda cyangwa se no mu zindi ndimi atangira kugera muri izo awards, yaba Golden Globe n'izindi. Reka rero nihuse cyane bitababwira ko kugera uyu munsi tuvugana Black Panther ya kabiri yatangiye gushutingwa. Ibi bikaba byatangajwe n'umuyobozi w'Amavo ariwe Kevin Feige. Akaba yatangaje ko Black Panther yatangiye gushutingwa, avuga ndetse abakinnyi bose bari muri Black Panther kugera uyu munsi bazagaruka. Nubwo atavuze amazina, atariko abakinnyi bose bari muri Black Panther kugera uyu munsi bazagaruka, uretse nyine nyakwigendera Chadwick Boseman watuvuyemo. Atariko turimo turashaka gukora Black Panther Chadwick Boseman yakishimiye aramutse ari hano. Ntago rero wenda ndi bujye mu makuru cyane ya Black Panther ko twayavuzeho kenshi cyane, ndetse iyi Black Panther iteganyijwe kuzasohoka muri 2022. Uyu mwaka nawe utazaba woroshye kuko uzaba urimo amafilime menshi cyane, harimo na za Avatar n'izindi. So ivuga ngo rero iyi filime yatangiye gushutingwa, abakinnyi kugera uyu munsi dushobora wenda kuvuga bavuzwe bazagaragaramo harimo Lupita Nyong'o, ubwo mpise mvuga uwacu cyane kugira ngo mumwumve mwese, ariko n'abandi bavuze ko bazagarukamo. Ubwo wenda nukuzamenya gusa ngo bazagaruka bakora iki, igisigaye ni ugutegereza tukareba wenda nka trailer yayo ya mbere igiye izatugereraho, ubundi tukamenya ibyo ikizaba ishaka kuvugaho, kuko iyi filime bahise bayita ngo ni Black Panther Wakanda Forever. Iri jambo rero akaba ari ijambo n'ubundi Chadwick Boseman yazanye muri script ritari ririmo, ntago ryari muri script ya Wakanda ya Black Panther ya mbere, ahubwo Chadwick Boseman niwe warivuze kuri set. Bahita bumva ni ijambo rifite ton, rishobora ndetse no gukacinga, rishobora gukomeza rigafata. Baravuga ati reka duhite turishyiramo, ariyo mpamvu ryagiye rigaragaramo kenshi, rinagarukamo kenshi. Reka rero wenda mbere yuko twakira umutumirwa wacu tubanze turebe kano gatrailer ka Shang-Chi. Ni trailer ya kabiri yabo yasohotse mu cyumweru gishize. Turebe kano gatrailer ka Shang-Chi, n'ubundi ni filime y'Amavo iri kuri liste ya filime zizasohoka uyu mwaka. Turebe kano gatrailer ka Shang-Chi, turagaruka twakira umutumirwa wacu. Throughout my life, the 10 rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right.
you're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. I thought I could change my name, start a new life. But I could never escape his shadow. My son, you can't run from your past. Is this what you wanted? You got this. Thank you. Jab, left foot, right hook. Yes, reka rero tugaruke muri studio turi kumwe n'umutumire wacu. Iriya yari Shang-Chi, ni filime nayo izasohoka muri uku kwa 9 ku tariki ya 3 ni haba nta gihindutse. Ubu ngubu amatariki asigaye ahinduka kuko abyishakiye kubera nyine covid yarabivanze byose. So reka tugaruke rero muri studio turi kumwe n'umutumire wacu Muhire Jean Claude, ni umuproducer, asanzwe akora amafilime y'abanyarwanda, inako amafilime nyarwanda, ndetse akaba ari umuproducer, akaba ari nawe munyamabanga mukuru w'urugaga wa union y'abaproducer hano mu Rwanda. Reka tumwakire uraho neza Muhire. Aho neza PARU. Namahoro. Namahoro. Nyuma y'igihe kirekire mbonye umuntu byura twenda kusa muri studio. Wirabura. Wirabura ariko tunahuje uburyo tujya gusa. Nuvuga ngo hari igihe bashobora kuzadukinisha filime turi abavandimwe. Tujya gusa kabisa. Ubwo abantu baraza kutubwira uko babibona niba. Alright, amakuru ni meza. Meza neza. Turaho. Reka twihute wenda duhite tuvuga kuri duhere kuri filime yawe Liza yego. Iriya filime tubwireho gakeya, utubwire nubwo imaze igihe isohotse, imaze imyaka itari mike isohotse, ariko ni filime ishobora kuba yaragize amateka kubera ko ihura n'ibintu wakoraga byo gufasha abana bo mu bafite ububabare. Yitubwireho gakeya ubundi tubanze tubwire abanyarwanda kuri iyo filime. Liza ni filime nakoze mu mwaka wa 2014. Hanyuma isohoka muri 2015. Ivuga nkuru y'umwana w'umukobwa wabaga mu kigo cy'imfubyi, hanyuma yava muri icyo kigo akajya kuba mu muryango, hanyuma yagera mu muryango agahohoterwa n'umuryango wamwakiriye. Ariko icyo twashaka kwerekana ko hari ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa, cyane cyane kubera amateka yabo cyangwa se kubera ko baba bakiri batoya, bakaba bahura n'abantu babagirira nabi kubera ko bataba babasha kwivugira. Uko warubize rero ni filime yagize amateka kubera ko ivuga ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi. Twumva abantu bagiye bahohotera abana bakiri batoya, aho nerekanaga umwana ufite imyaka 12, hanyuma bikabaviramo ibibazo bitandukanye birimo by'ubuzima bwabo bwihariye ndetse n'ibibazo bya sosiyete muri rusange. Nakoze noneho urebye nyuma y'uko iyo filime ikozwe, ni ihe impact wabonye yagize ku bantu? Yagize impact nziza kubera ko abantu, yaba abantu ku giti cyabo, yaba mu nzego za leta, yaba abasineyaste muri rusange, bagiye bama feedback nziza nk'umuproducer wayo. Ariko nanone twagerageje no kugenda tuyisangiza ahantu hatandukanye, bakagenda baduha feedback nziza. By'umwihariko ni filime yamfashije kugira ibihembo bitandukanye cyangwa se kubona uburyo bwo kumenyekana mu buryo butandukanye. Yamfashije kuba umwe mu banomine byitwa Africa Youth Award mu 2015. Nkeka ko njyewe n'umunyarwanda witwa Ishimwe Samuel Karimangingo twabaye abanomine muri 2015. We asanzwe ari umusineyaste professionnel. Hanyuma rero nza no kujya mu bindi bintu kubera ko nko bivuze nashaka kujya kugaragaza uburyo umuntu ashobora gukora filime ariko agakora n'impinduka nziza muri community. Njyewe nashaka kugira ngo nerekane inkuru y'ibintu bisanzwe bibaho, hanyuma rero bigenda bimuza n'abantu abayibonye yaba ku macana atandukanye, bakagenda bavuga ko ari igikorwa cyiza cyabaye
kandi by'umwihariko n'inzego zigiye zishinzwe ibijyanye no kurengera abana cyangwa se no kurwanya ihohoterwa zagiye zidufasha nka polisi y'igihugu yagiye dutiza imyenda yayo n'amaranka barabyumvaga ko ari contribution turi gukora ndetse by'umwihariko n'ibigo bya leta bigiye bitandukanye bishinzwe iterambere ry'abari n'abategarugori cyangwa ihohoterwa bakumva ko ari initiative nziza donc byagiye bimuza n'abantu rero batandukanye. Wenda warutubwiye no ku bihembo wabonye nako wagiye witabira noneho mbere yuko wenda duhita tujumpinga kuri titre yawe y'umuproducer sinzi ni waduha agaseve gatoya n'ubundi k'ibintu wabaye wagiye ukora cyangwa se yaba muri sinema no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ndi rwiyemezamirimo ariko cyane cyane uzwi cyane mu bikorwa bijyanye no gufasha abantu bakiri bato cyane cyane abana n'urubyiruko muri ibikorwa bijyanye no kubakorera ubuvugizi aho abana bafite ibibazo bitandukanye tubafasha tubagira inama ariko tukabaha n'ubushobozi bujyanye no kwiteza imbere cyane cyane babona uburenganzira bwo kwiga ndetse no kuba mu muryango utekanye nk'uko ariyo yari intandaro ya filime yanjye kubera ushobora gufasha umuntu kwiga ariko akaba afite famiye mbi nimufashe hanyuma rero mu buzima byo nakwita part time muri bijyanye no kwandika ariko nanone no kuvuga inkuru z'abantu batandukanye ndi umwanditsi cyangwa se mu cyongereza nibyo nshobora kuvuga ngo I'm published author hari igitabo nanditse kivuga n'ubundi ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa ariko by'umwihariko nkaba ndi no mu ruganda rwa sinema maze imyaka 9 muri filime nagiyemo muri 2012 tangiye ndi umwanditsi ndi umukinnyi hanyuma njya mu banditsi nandika filime ndanayikora ariko nagiye nandika n'izindi nkuru zagiye zitsinda ku rwego mpuzamahanga riza nimwe muri filime mu nyandiko ebyiri nari nanditse nitabiriye irushanwa ryitwa Global Dialogue hanyuma itsindana n'indi nkuru nanditse yitwa Forgive Yourself izo rero zamaye ibihembo mu irushanwa ryitwa Global Dialogue mpuzamahanga itegurwa n'abanyamerika aho abajene iri munsi y'imyaka 25 bandika inkuru zivuga ku bintu biba muri sosiyete kurwanya sida kurwanya ibiyobyabwenge kurwanya ihohoterwa n'ibindi bintu biri muri iyo domaine niho rero yakuye iyo pasiyo yanjye ariko by'umwihariko nkaba narakoze no mu cyahoze ari ikigo cy'imfubyi nkabona uburyo abana batandukanye bagenda basafaringa cyangwa se baba bakeneye ibintu bitandukanye hanyuma bikaba ngombwa rero ko nabakoreye ubuvugizi navanze rero iyo mpano yanjye nakoraga yo gukina no kwandika ndetse no gushaka gukora ikintu kimeze nkaho nakwita ubwa activisme kuvugira abantu badafite kirengera niba ariko nshobora kubyita cyangwa se bakeneye ubufasha ariko atari uburyo bwo kugira ngo wenda tubikore nko gushaka kwerekana ikibazo gihari icyo nashakaga ariko nanone dukoresheje uburyo bw'amashusho kubera ko rero mba nari nsanzwe nyina kandi mfite n'ubwo bumenyi bwo kwandika nagerageje no gukora iyo filime hanyuma biza no gutuma njya mu ruganda rwa sinema nyuma mpura n'abandi basineyaste muri iki gihugu arirwo naje kwisanga ndi no mu ihuriro ryo cyangwa se iniyo y'abaproducer ba filime mu gihugu cy'u Rwanda. Reka wenda noneho duhite tugaruka kuri aka kazi kawe k'umuproducer ubundi umuproducer ni muntu ki muri filime umuproducer ni muntu ki kuko hari abaproducer benshi wenda abaproducer ba televiziyo hari abaproducer b'amafilime abaproducers b'umuziki abaproducers b'ibintu byinshi bitandukanye so noneho umuproducer wa filime ni muntu ki umuproducer wa filime mu kinyarwanda namwita nk'umushoramari ariko mu rundi rurimi rw'icyongereza nshobora kuvuga ko ari investor bishatse kuvuga ko ari umuntu ushobora gukoresha ubumenyi n'ubwenge kugira ngo bimuhe ubushobozi bwo guhindura inyandiko cyangwa script akayihindura ikava mu bintu byanditse hanyuma bikajya mu bwoko bw'amashusho mu magambo makeya ubumenyi cyangwa ubwenge bishobora kuba ari bya bintu yize mu ishuri rya sinema ariko nanone akabivangana n'impano cyangwa se ubwenge bwo kugira ngo managing ibintu hazamo amafaranga hakazamo abantu batandukanye hakazamo n'ibintu ibyo rero nibyo bintu umuproducer nyawe yagombye gukora ntabwo ruvuga ngo nize si filime gusa ushobora kuyiga ariko bikarangirira ko wabonye certificate
ahubwo no kumenya gukora connection n'abantu batandukanye. Niba mfite filime nkeneye abakinnyi, niba abakinnyi babonetse nkeneye gushaka amafaranga, niba amafaranga abonetse nkeneye ahantu. Ibyo bintu byose akabishaka. Mu by'ukuri harimo n'izindi zitire zigenda ziza, ariko ashobora kuba nk'umuhuzabikorwa w'ibyo bintu byose bigenda biba. Niyo mpamvu rero agomba kuba afite ubwenge, uburyo ashobora kumanaginga guhuza ibyo bikorwa byose bihuza abantu benshi, bikamuhuza n'ibintu byinshi kugira ngo abashe gukora igikorwa tubona cyavuye muri ya nyandiko umuntu aba yaranditse hanyuma ikajya mu buryo bw'amashusho. So no kuvuga ngo umuproducer nta ari ku ruhare gusa rw'amafaranga cyangwa hariho n'urundi ruhare ruri artistic agomba kuba ariho? Ntago ari uruhare rw'amafaranga gusa, kubera ko niyo mpamvu nashatse kubyita mu buryo bwa business ngo ni investor. Ntago investisa gusa amafaranga, nubwo abantu benshi ari byo bumva ko bagombye gukora, kandi dufite abanyarwanda benshi bagiye bakora filime badashoye amafaranga gusa, kuko nk'uko bizi wenda dushobora no kuza kubivugaho, mu Rwanda dufite federasiyo ya filime, niyo ya producer nimwe muri niyo zigize urugaga rwa sinema, ariko usanga ari niyo abantu benshi tubijyanye mu buryo buri strategique cyangwa se mu buryo twakora nk'imbonerahamwe kugira ngo filime ibanze ikorwe, usanga niyo y'aba producer niyo bagombye kugeraho mbere y'ibindi byose cyangwa se nyuma y'ibindi byose bitewe n'uko umuntu ashaka gukora. Ndashaka mbere mu gihe ushaka kumenya umuntu uzagufasha kudevelopa igitekerezo cyawe, nyuma mu gihe ufite igitekerezo cyakoze ariko ukeneye umuntu ushobora kugufasha kugikora. Aho rero niho bikwereka ko umuntu adakeneye gukoresha amafaranga gusa, kubera ko n'ubundi ushobora gushora amafaranga mu bintu bitameze neza. Umuntu aba akeneye gushora amafaranga n'ubundi mu bintu bisanzwe bihari kandi bifite umurongo nyine ngenderwaho. Ariyo mpamvu agomba kuba yumva iyo sinema, akamenya ngo iyi script iratunganye, irasa neza, akamenya abo tugiye gukorana n'abantu bari professionnel bazi ibyo bakora, bitari ukuvuga ngo ni ugupfa kujyamo gusa ubundi wowe ukaza umanaginga situation. Noneho wenda mbere yuko twinjira mu kandi gace nashaka ko tuganira ko, reka babanze badukinire agacoyera gatoya ka filime, turagaruka mu kanya tuvuga ku kindi gice cy'ikiganiro. Robert Dubois. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. I'm not joining your suicide squad. We'll see. My court date is coming up, and Miss Waller said maybe you could help me out. You're flexing in my door! Everyone stand down. Miss Waller, I don't— Stand down! I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. It's okay, I'm not okay. Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. I need to feel the raindrops on my head, on my head. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Is this thing a dog? A dog? What kind of dog do you think it is, mate? I'm gonna go with Afghan hound. Oh my god, is it a werewolf? Yo, they sent me next to a werewolf! Yo, let me out! Hey, he's not a werewolf, okay? He's a weasel. He's harmless. I mean, he's not harmless. He's killed 27 children, but, you know. Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. No. All right. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I want to get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Ratatouille, what do you got? Bird. Now it. Stay off the comm.
Yes, iyo ni Suicide Squad rero ni igice cyayo cya kabiri ku bantu bakunze igice cyayo cya mbere nizere ko wenda n'agacohera k'igice cyayo cya kabiri kikabashimije nayo ni filime muri filime ziri buze kuza vuba cyane ubwo wenda ndizere ko muzayinjoyinga. Reka dukomeze n'umutumirwa wacu wari umaze kutubwira akamaro akazi k'umuproducer. Aho noneho birashoboka ko maze kumva abantu benshi bavuga bati yise mwebwe mukura y'aba producer twebwe ko dufite story twabuza abantu baziproducinga ko dufite wenda dufite n'ibitekerezo dushobora kudevelopa. Umuntu ushobora kuvuga nkuko nawe bavuga uti hari ibindi mbangikanye na cinema akavuga ati nanjye wenda birangora gufata umwanya ngo njye kudevelopa story kubera ko mvuga ntwenda mu Rwanda nta n'amafaranga arimo cyangwa se ntago nabona umuntu bishyiramo amafaranga so nkavuga ati ariko mbonye umuntu umuproducer iki urumva nshobora kuba mfite na skills zo kwandika nshobora kuba nakwandika. So noneho ikibazo cyanjye kikabaza ngo ese kugira ngo umuntu agere ku muproducer bimusaba iki? Bimusaba kubanza kwerekana igitekerezo cye yego cyangwa se cyamukeneyeho kubera ko nkatwe nka union yacu wenda ama union yose muri iki gihugu agize uruganda rwa sinema ni imiryango itegamiye kuri leta. Hanyuma rero urumva ihuriza hamwe abo twakwita nk'abashoramari nk'uko twabivuze, ariko abo bantu ntabwo imari bashobora twabivuze ko atari amafaranga gusa, bashobora no kukugira inama cyangwa se bakakugeza ku bandi bantu batanga amafaranga. Umuryango utari uwa leta uba wemerewe gukora ibikorwa biharanira inyungu, ariko mu yandi magambo ni umuryango udaharanira inyungu nubwo ushobora gukora ibikorwa biharanira inyungu. Twebwe rero kubera ko ni umuryango uhuriza hamwe abantu bose bagiye bakora filime, kandi mu yandi magambo bashobora kuba bafite amakampani, izo kampani rero zo ziba zemerewe gukora ibikorwa biharanira inyungu, nubwo icyo twakwita nka coalition yazo ari organisation ya ONG. Ni nayo mpamvu dushaka abantu nyine batwegera kugira ngo tubagire inama z'uburyo bashobora gutunganya product zabo cyangwa se ibitekerezo byabo. Aho rero hazamo kubagira inama, kubakorera ubuvugizi muri ba bantu dusanzwe dufite, ariko by'umwihariko cyane cyane no kubanza kubayobora, tukabanza tukareba ko ibintu bafite bishobora kuvamo content nzima. Sinzi niba navuga content mu Kinyarwanda, ibihangano bizima. Akenshi umuntu wese ashobora kubwira ko yanditse inkuru cyangwa se akubwira ko afite igitekerezo cyavamo filime, ariko mu by'ukuri uri umusineyaste nawe urabizi, ugasanga igitekerezo cye kiracyari hasi kugera kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo tubanze dushoremo imari, tutavuze ngo ni imari imeze ite. Aha rero nicyo kibazo, ariko nanone tutirengagije n'ibihe turimo bya covid, ubu abantu bose bari gukorera cyane cyane mu rugo. Urumva iyo tuvuze ngo ni ihuriro ry'abashoramari ba filime mu gihugu hose, akenshi usanga ibintu bijyanye na filime cyangwa se uruganda rwa sinema rukorera abarurimo benshi bari Kigali, ariko tukanavuga ko sinema nanone ni impano cyangwa ni art, ni talent, ntabwo tari muri Kigali gusa, no mu zindi ntara zirimo. Ugasanga rero kubera ko wenda nko muri uyu munsi ingendo ntizemewe, gukora ibikorwa bijyanye n'amashusho za shooting n'ibindi ntabwo byemewe, ugasanga harimo iyo challenge y'uko kubera covid ntabwo abantu bari guhura neza. Ariko nanone kubera ko n'umusineyaste ari umuntu ukora n'ibintu bizagira ahantu kure, twagombye no kwiga kuri bwa buryo gukoresha ikoranabuhanga. Usanga organisation ifite imbuga nkoranyambaga, ikagira telefone, ubaje na federation wenda ko hari n'abantu bumvise wenda iyo bwa mbere, ariko federation isanzwe bakuyobora ku ba producers. Rero urumva kenshi twakira nk'ama message y'abantu baba bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, tukabayobora mu bandi bantu. Kuko nanone mbere yuko ushobora gusanga umuntu afite igitekerezo cyo gukora filime cyangwa gukina filime, ukamuyobora muri niyo y'abakinnyi kuko wamuzana muri niyo y'aba producers, cyangwa se ashaka kuzakora filime akanayiyoborera, ukumva ko azayandika nyine akajya mu banditsi bakabafasha, hanyuma yavamo akajya no mu ba directors cyangwa abayobora amafilime bakamufasha. Donc harimo na cya kintu cyo kuyobora abantu kugira ngo babanze bumve ko n'urwego ruhari, atari ukugira ngo twikubire inshingano ibintu byose twumve ko twabishobora. Kuko n'ubundi impamvu izo niyo zagiyeho ni ukugira ngo zikorane. Niba nandika hari niyo y'abanditsi izakenera abakinnyi, igakenera uyobora filime, director agakenera producer nawe arangije akajya kwa distributeur, hanyuma distributeur nawe akajyana ku isoko.
wenda ashobora no kujyana muri niyo y'abakora festival kugira ngo iyo festival nayo imenyekanishe noneho byose bikagira nk'icyo twakwita nk'ibaruwa cyangwa se ubuvugizi cyangwa rekomandasiyo ya rwa rugaga rudukuriye ariko rwa sinema. Urumva ibintu byose rero ni ukuzuzanya. Ikiba gihari cy'ingenzi ni uko abantu babanza kumenya ko ibintu bikorwa ndetse n'uburyo bwagombye gukorwamo. Ubu ntabwo nagaragaje wenda n'uruhare rwa leta yacu mu gushyigikira ubuhanzi nyine kubera ko harimo n'izindi nzego za leta yitwa inteko y'umuco yahoze ari rarike itanga izo mpusha zo kugira ngo abantu bakine ikagera no muri za minisiteri zibishinzwe wenda n'inzego zindi za polisi zigenda zifasha abantu. Urumva ni ugukorana n'abantu benshi, ntabwo ari ikintu rero umuntu wenyine ashobora gukora kuko n'umuproducer yagiye gushora iyo mari ye ari igihe akenera n'izindi nzego cyangwa se ibindi bijyanye n'amasezerano usanga bagomba gusinywa nabwo mu buryo bwitondewe. Rero urumva harimo imikoranire nicyo cya mbere ariko nanone hakabamo no kuyobora abantu mu nzego zibishinzwe kugira ngo nakakavuyo karimo kuko hari abantu bajya bavuga ko filime nyarwanda wenda zidatera imbere cyangwa se zitameze neza. Ni uko akenshi usanga abantu benshi twabigiyemo nanjye ndishyiramo tumeze nk'aho turi kujya mu bintu bishya mu gihugu ariko nanone kubera ko ari igitekerezo cyavuye mu nzego za leta cyo kugira ngo bahurize abahanzi hamwe bigasaba rero ibyo twakwita nk'imbaraga nyinshi cyangwa urugendo rurerure rwo kugira ngo abantu babanze bihurize hamwe hanyuma bagire n'uburyo bafashanya ariko bose batari hamwe. Ari nta mpamvu twabonye ko guhuriza hamwe nk'abantu b'abaproducer ubundi ntabwo bavuga ngo abantu bashora imari cyangwa abaproducer bashobora kuinvestisa mu buryo butandukanye bishyira mu kintu twakwita nk'umuryango utegamiye kuri leta. Yagombye kuba koperative cyangwa se bikaba nka kampani imwe ariko kubera ko ariyo strategy cyangwa se politiki y'igihugu yo guhuriza abantu hamwe noneho na leta ikagira icyo ibafasha wenda biciye mu nzego zitandukanye za RDB zifite buriya harimo ofisi ya sinema murabizi harimo izo za rarike za minisiteri y'umuco minisiteri ya siporo n'izindi minisiteri. Rero urumva kugira ngo bafatanye n'ubundi kubera ko bazi ko creative art ari ikintu gishobora gufasha abantu ariko mu buryo butandukanye niyo mpamvu habaye iyo polisi yo kugira ngo abantu bose bahurize hamwe uretse ko bishobora no kubufasha nanone kugera kuri fund zitandukanye. Ubu rero iyo ufite nka company umuntu kugira ngo agufashe ari igihe yumva ko ari business yawe uri privé ariko yari organization irimo umuntu urenze umwe ufite komite nyobozi komite nk'eshatu n'izindi technical position zihari usanga rero abantu baba bakeneye gukorana ari benshi kandi hakabamo communication na collaboration mu buryo butandukanye. Wow. Ariko noneho ikibazo cyanjye ubwo ndumva uburyo uri kubisobanura actually bimo birahanyura cyane sinzi niba abadukurikiye ukuntu ndi attentive sinzi niba niko nabo bari kubyumva kuko akenshi hari ukuntu utumira nk'umuntu cyangwa ugasanga umuntu aravuga ngo ndi umuproducer ariko akumva ko wenda ari umuproducer gusa kubera ko ashobora kuba yashoye amafaranga mu gihangano ariko nyine ukumva nibyo we nibyaza ariko uburyo urimo urabisobanura umuntu ari guhita ajya muri ari guhita aba deep cyane kabisa. Gusa noneho ikibazo cyanjye n'ubundi ndacyari kuri cya kibazo harimo iyo orientation mukora mukaba mwayobora abantu mukaba mwababwira bati okay muce hano na hano na hano ariko noneho tuvuge ngo umuntu story ye wenda ishobora kuba ari nziza kuko sinzi niba umuntu akenera validation kuri niyo yabanditse kugira ngo wenda amenye ko story ari nziza. Wowe ushobora kuyisoma nk'umuproducer akavuga ati iyi story iraburamo akantu wenda ukamusaba kugira ikintu akongeramo kuko nawe aba ari umwanditsi ukamusaba kugira ikintu akongeramo cyangwa se yaba ari uzaye na directinga wenda ariko abyifuza ukaba wavuga ati noneho duhereze vision yawe y'igihangano tubwire uburyo wumva iki gihangano wakidirectinga kuko wenda mushobora no gusanga uburyo icyo gihangano cyanditse vision y'uwo muntu atariyo iri right kuba yakidirectinga ukavuga okay no offense ariko byaba byiza iki gihangano twagiproducinga ariko atari wowe ukidirectinga tugashakira undi muntu. Ariko noneho ikibazo kugira ngo nyine ibyo bintu byose nibimara gukunda sibyo hamaze kubaho story ni nziza uyizaye directinga yabonetse cyangwa se nawe ashobora kudirectinga ariko tutarajya no kumenya ngo abakinnyi aba directors n'abaki bazashaka gute sibyo jewe kugira ngo nkugereho nkubwire nti dore story yanjye ngiyi nguhereze synopsis nguhereze treatment nguhereze ibintu byose nguhereze nkubwire nti dore story yanjye ngiyi bica mu zihe nzira wowe icyo uzamfasha niki
inzira yoroshye ni uko ufite ikintu ushaka guha umuntu uri umuntu kandi ukeneye umuntu ni ukugerageza gushaka uwo muntu no kumenya aho wamubona impamvu nabisubije mu buryo bwa organisation nagira ngo mbanze numvikanisha uko twabigenza ntabwo nirengaje ko hari abantu bashobora kubikora abitwa independent filmmakers batari muri izo niyo wenda badashaka no kuzijyamo n'uburenganzira bw'umuntu ariko kandi akeneye n'umuproducer ikiba gihari rero ni ukubanza kumenya ngo nkeneye uwo muproducer kuko mfite ikintu ushaka kumuha ndakimuhana ubwo hari uburyo ashobora kumushaka aciye nko muri iyo niyo kubera ko nabivuze ko abantu bose turi kumwe ari abantu basanzwe bafite company za production ariko nanone ushobora no kureba umuproducer utari muri iyo union akenshi nk'urugero ushobora kuvuga ko TV10 wenda ari producer w'ikiganiro kanaka producer tubanze tumve ko atari umuntu ku giti cye gusa producer ashobora no kuba indi media house cyangwa se company indi itari no mu bintu bya filime ujye ubona nk'urugero nk'umunyamakuru nkawe wenda akora ikiganiro ariko akavuga ngo giterwa inkunga wenda na uruganda kanaka navuze izina abo bantu mu bundi buryo baba ari abaproducer ikiba gihari no kureba iyo utagiye mu buryo bwa filime no kureba igishobora kuba nka interest cyangwa se icyamotiva icyashimisha ushaka igitekerezo cyawe kugira ngo ahere hagufasha mu buryo ukeneye kuko ushobora no kuba udakeneye amafaranga gusa kuko nicyo nshaka gukuraho kumva ko producer ari umuntu uzatanga amafaranga gusa nabivuze nshaka kwerekana ko amafaranga aza amotiva igitekerezo gisanzwe gihari ko kugikwiriye amafaranga ariko ashobora no kumotiva ni urugero ushobora no kuvuga ubwo wenda mbabarira ko ngiye kujya muri detail bazi turashaka guhinga ikawa twerekana uburyo filime izaba igaragaza uruhare rw'abantu batandukanye mu guhinga ikawa ariko ugasanga ugiye kwaka wenda nk'inkunga mu bantu bakora amazi ni urugero ntabwo amazi nkeka ko ari akeneye wenda ushobora no gushaka inkunga mu kigo cy'igihugu wenda cy'ubuhinzi n'ubworozi niba bafitemo gahunda y'ubuhinzi kandi abantu bakaba bahinga icyayi kuki ntaba aribo nakira kurusha uko najya kuri wa muntu wenda usanzwe akora amasabune cyangwa amazi ni ukumenya rero umuntu ugiye guha igitekerezo cyangwa se ubufasha umukeneyeho ubwo koko ubwo bufasha yabutanga yumva binahuye n'ibyo asanzwe akora ni icyo cya mbere icya kabiri producer ashobora kuba umuntu utari mu ruganda rwa filime nicyo kintu nagira ngo numvikanishe kubera ko abenshi uzabona ko n'abo bantu bafite za production house akenshi biyambaza abantu batari muri sinema 100%, kubera ko abantu benshi bari muri filime ni business urabizi, ariko na kenshi niba ari na business uzatanga amafaranga n'ubundi agomba kukugarukira, ariko akenshi ushobora no kujya muri abo bantu wenda nabo bakuguha amafaranga azagaruka ariko bayaguhaye kubera ko atarasanzwe abariye ibindi bintu byo kuzakora ubucuruzi, donc bakaguha nk'icyo twakwita nka grant cyangwa se nka donation kubera ko ufite igitekerezo kizagirira akamaro benshi kikanagirira akamaro abantu batandukanye. So nubwo buryo numva nagusubiza sinzi niba unyuzwe wenda kugira ngo ndakeka ko tugomba kuzakugarura noneho ukatuganiriza neza ukabinimbitse tukajya neza muri tekinike y'uburyo ibyo bintu byose bikorwa, yaba guproducinga yaba na iniyo uhagarariye ukayituganirizaho neza, kubera ko buriya ni ibintu biba bikeneye umwanya kugira ngo umuntu abyumve byose abyumve neza, kandi n'abanyarwanda baba bakeneye gusobanukirwa. Ariko wenda mbere yuko dusoza ikiganiro nagira ngo nkubaze akabazo kamwe wenda ugasubize mu buryo bubangutse bwihuse uburyo kubera ko ni ukuvuga ngo hamaze igihe muri iyi minsi hariho deba abantu benshi batavuga rumwe ku cyitwa urugaga rwa sinema, kandi ukumva kote zose zifite impamvu yazo, zifite n'uburyo bwumvikana bw'ibyo bari kuvuga. So noneho wenda dushobora kuzagaruka neza byimbitse ku cyo urugaga rwa sinema rukora n'uburyo bubikora n'impamvu bikorwa, kuko hariho n'ikintu wigeze kugaruka uvuga ati tubibutse ko hariho independent filmmakers, sibyo? Icyo kintu nk'abaproducer wenda niba mucyubahiriza c'est bon, ariko hari ukuntu nk'amategeko aherutse gusohoka, niba twahita amategeko niba ari amabwiriza aheruka gusohoka, aheruka gusohorwa n'urugaga Federation ya Sinema, hari ukuntu wabonaga birengagije ko
iyo side ya independent filmmakers ibaho sibyo kuko wabonaga babwira abantu bose bategeka abantu bose bakora cinema mugomba kuyikora muri ubu buryo mugomba kujya gutya kandi mu by'ukuri niba ntaba mu rugaga rwa cinema ntabwo ayo mabwiriza yakaba yandeba so hari uburyo bwanjye nanjye nshaka gukoramo filime yanjye urumva bitabangamiye wenda amategeko ya leta cyangwa se ibindi bintu abaturage cyangwa iki ariko ntabwo ari ngombwa ko ngendera ku mategeko y'urugaga rwa sinema jewe ntabarizwamo n'urugero so twihuse cyane nagira ngo nkubaze iniyo y'aba producers ikorana gute n'urugaga rwa sinema iniyo y'aba producers ni umufatanyabikorwa w'urugaga nyarwanda rwa sinema mu yandi magambo federasiyo ya sinema ibayeho kubera ibyitwa union kuko federasiyo ni coalition y'ama-union arimo abantu bagiye batandukanye mu byiciro bitandukanye numva ari byo nagusubiza nagiye muri detail noneho ubwo ndi kugira ngo twihute ariko noneho nshaka kumenya ese mwebwe hari icyo musaba federasiyo nyarwanda cyangwa federasiyo nyarwanda hari icyo basaba niba gihari n'ibiki musaba nse nk'ujya mu bintu bijyanye n'amategeko kugira ngo habeho federasiyo ibije guhagararira abandi bantu bahari dufite ishyirwa ferwafa urayizi tukagira n'ibindi muri siporo ferwafa iriho kubera ko hari amakipe akina umukino w'amaguru na federasiyo ya filime rero iriho kubera ko hari iniyo cyangwa se amahuriro abanditsi abakina abaproducer filime abayobora filime n'abindi bitwa ba operators harimo kamera n'abandi abo bantu bose bagiye bari muri ibyo byiciro mu yandi magambo ubuyobozi bwa federasiyo umuyobozi umwe wa federasiyo agomba kuba yaravuye muri nimwe muri izo zisanzwe zihari nk'uyu niba ari perezida wa federasiyo akaba yaravuye muri niyo y'aba directors visi perezida nawe akaba yaravuye mu yindi ni uko nguko federasiyo yubatse wenda nkoresheje urugero mbwiye ntabwo mfite amakuru ahagije kuri football ariko nkeka ko ferwafa hari ikigomba amakipe abarizwa muri ferwafa n'amakipe akaba icyo asabwa na ferwafa ubwo nagira ngo abe ari byo turasaho twihuze icyo rero twebwe tugomba federasiyo ni ukuyiha amakuru ku bijyanye n'imikorere ya organization cyangwa se ya union ariko nanone tuyisaba kudukorera ubuvugizi n'ihuriro ry'umwihariko nivuga ry'umwihariko wumve ko iniyo y'abaproducer ni imwe muri niyo zifite akazi kenshi ugereranyije n'izindi niyo kubera ko zirimo abantu basanzwe bakora ibintu byabo kandi bameze nk'aho bareberera abandi ku buryo ibihangano byabo bihita bigaragara ariko nanone federasiyo nayo tugomba iki gukorana natwe mu buryo bw'umwihariko kugira ngo imenye ko ihuriro ry'abaproducer ari ryo huriro rifite akazi gakomeye mu kugira ngo sinema itere imbere buri ibintu byose tubona yaba amashusho yaba n'inkuru zose tubona mu buryo bw'amashusho dushobora kubivuga ko ari iniyo ya producers ishobora kuba yabikora mu buryo bwa filime ubwo rero urumva tugombana imikoranire mu yandi magambo ariko nanone imikoranire ijyanye no kugira ngo twese duteze imbere sinema cyane cyane twebwe nk'urwego ruri hasi ya federasiyo tugatanga amakuru federasiyo nayo igakora ubuvugizi ariko nayo ikadusubiza amakuru yo guteza imbere abasineyasite reka ntabwo mu by'ukuri numva gashaka guhita nkurekura ariko amasaha ntabwo adukundiye reka wenda dusoze ikiganiro cyacu gusa nshimira cyane bwana Muhire Jean Claude umwe mu ba producers dufite muri Rwanda ndetse akaba ari nawe munyamabanga mukuru wa union y'aba producers reka mbashimire cyane mbashimira ko mwitabira ubutumire bwanjye gusa mbabwira ko ntanyuzwe ko ngomba kuzabagarura ngomba kubagarura tukorana ikiganiro kirambuye noneho tuvuga wenda kuri izo union zose tuvuga no ku mikoranire n'ibiki byose n'urugaga rwa sinema kugira ngo abanyarwanda babashe no kubyumva bumve n'impamvu ibintu bikorwa n'impamvu biba bigomba gukorwa reka rero mbashimire cyane mwese mwari mukurikiye TV10 mwari mukurikiye 10 Tonight ndetse mukunda amakuru ya sinema cyane mbashimira ko mwitabiriye jewe wabagezaga aya makuru ni PARU nk'ibisanzwe ariko mbere yuko ngende reka mbasigiremo agatrailer kanyuma muraza kumbwira wenda uko mwakabonye ciao ciao Every warrior
as the beginning. I'm on a new level. For 600 years, our ninja have brought peace to the world. I'm on a new level. I need warriors like you. Join us. What do I have to do? The journey from here is yours to decide. But that is just the beginning. I'm on a new level.